Welcome to the Professional Rwanda Tax Series. This alignment actually looks correct. Bakunzi ba Digital Encyclopedic Tech Limited twagarutse mu cyigisho cyacu aho uyu munsi twabazaniye ibyigisho bishya. Nizere yuko wamaze gukora subscribe kandi wakoze share ndetse woherereza nyine ibi byigisho inshuti zawe zibikeneye. Muri comment rero nagiye nsoma abantu bifuza yuko twakwigisha ku bintu byerekeranye n'ibinyabiziga. Uyu munsi rero tugiye gutangira ibyigisho ku nyigisho kwandikisha ibinyabiziga, gukora imitation n'ibindi. Ubwo tuzaba turi muri Rwanda Revenue Authority, tugiye muri RURA ndetse tugiye na muri polisi ndetse tugiye no mu irembo. Aha hantu hose tuzareba service zitangwayo ku binyabiziga, hose tuzagerayo. Rero twasohoye igitabo nkuko mukibona, murabona ko ari igitabo cyiza. Turakigurisha makeya kandi ubasha kugisoma online kuko hard copy ntabwo ikiri ngombwa cyane, kubera yuko ntabwo wagendana igitabo aho ugiye hose kandi umuntu aba akeneye kwiga hariho hose. Opportunity ubonye ntuyipfusha ubusa. Mbibutsa yuko mudakwiriye gupfusha umwanya wanyu ubusa. The time is money. Igihe nta mafaranga ntukagipfusha ubusa. YouTube ishobora kwigisha ibintu byinshi utari kuzabonera umwanya wo kujya kubyiga mu ishuri. Kandi mbibutsa yuko intego yacu twebwe ni ukwigisha kuvana ibintu mu magambo tubishyira mu bikorwa, kuko mu mashuri akenshi usanga abantu bigisha teori, abantu bakiga teori ariko pratique ukasanga nayo. Baho urugero, umugabo umwe w'inshuti yanjye yarihiriye umwana we yiga ibintu by'amashanyarazi, electricity, arayiga imyaka 3. So aje rero hari inzu yari amaze kuzuza, inzu n'ubushamburete bushoreranye bune, yashaka gushyiramo umuriro kugira ngo ashyiremo abapangaye. Aravuga ati umwana wanjye naramurihiriye yararangije, ubu ntago nzongera gutanga ibiraka byo kunyestarira amashanyarazi. Abwira umwana ngo amukorere devi arayikora, bajya mu gacinjiro bagura ibikoresho byose. Umwana yaraje arestara byanga kwaka. Wize amashanyarazi imyaka 3 kwestara shamburete bikakunanira. Cyuri ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu Digital Encyclopedic Tech Limited ishaka uburyo twafata ibintu twize muri teori tukabishyira muri pratique. Teori nyeya, pratique nyinshi. Ariko teori ntabwo twayishyira ku ruhande kuko ugomba kwinjira mu bintu uzi. Ugomba gukora ariko n'ibintu usobanukiwe neza, apana kuvuga ngo urazi tujya muri pratique. Na teori ni ingenzi. Rero reba umwanya upfusha ubusa, internet upfusha ubusa, ukorera ahantu hari internet, uri umusekirite, wirwa wicaye ku muryango, wirwa wicaye aho ngaho kuri gate, internet irahagera, wirwa ureba comedy, wirwa ureba filime, nta kindi umaza internet. Amahirwe aza rimwe, buriya hari umwanya upfusha ubusa kandi wakabyaje umusaruro. Hari ibintu byinshi wakwigira kuri internet cyane. Internet, YouTube, tutorials ni ishuri ryiza, wabasha kuhigira byinshi. Kora time management kandi ujye ukora schedule, uvuga ngo umunsi wanjye ndawupanga gute. Uvuge ngo guhera mu gitondo ndakora iki. Ujye wirinda gupfusha umwanya ubusa uri mu biganiro bidafite umusaruro. Kandi igihe ubona nta kintu uri gukora cyangwa se ibyo uri gukora bitaba inkomyi y'ibyo wakora bindi, jya kuri YouTube ufate tutorials wige.
wakwiga byinshi, wahamenyera byinshi. Hari abantu bashinze amasaro, barakora inzara, barakora make-up, nta rindi shuri bigeze biga, ubu bafite amafaranga bameze neza. Hariho abantu bize software development, barakora website, nta rindi shuri yigeze yiga. YouTube tutorials, please wongera gupfusha umwanya wawe ubusa. Reka twinjire mu cyigisho cyerekeranye n'ibinyabiziga. Ngiye kubanza mbereke table of contents, ngiye kubereka ibyo tuziga kuri liste y'ibyo tuziga byerekeranye n'ibinyabiziga. Reka twinjire. This alignment actually looks correct. Isomo rya mbere tuziga rero, tuziga kwandikisha ikinyabiziga gishya. Ni gute wandikisha ikinyabiziga gishya? Ni ibiki usabwa kugira ngo wandikishe icyo kinyabiziga? Isomo rya kabiri tuziga rizaba rivuga ngo kwandikisha ibinyabiziga bivuye mu mahanga. Isomo rya gatatu, kwandikisha ibinyabiziga biturutse mu bihugu bya Komesa cyangwa muri EAC. Isomo rya kane, kwandikisha ibinyabiziga byateranyirijwe mu Rwanda. Isomo rya gatanu, kwandikisha ibinyabiziga by'agateganyo. Isomo rya gatandatu, kwandikisha ikinyabiziga cyaguzwe muri cyamunara cya leta. Isomo rya karindwi, kwandikisha plaque iriho amazina bwite. Isomo rya munane, amafaranga yo kwandikisha ibinyabiziga byinjira n'ibisanzwe mu Rwanda. Isomo rya cyenda, ikiguzi cya serivisi cy'ihererekanya ry'ikinyabiziga, ubwo ni ikiguzi cya mitasiyo. Ikigisho cya 10, ibyangombwa bikererwa mu gusaba serivisi mu guhererekanya ibinyabiziga. Ikigisho cya 11, ibisabwa mu gusaba serivisi y'ihererekanya ku wabonye ikinyabiziga binyuze mu bugure busanzwe. 12, ibisabwa mu gusaba serivisi y'ihererekanya ku wabonye ikinyabiziga nk'impano, baguhaye kado y'imodoka. Ese ni buryo ki mitasiyo ikorwa? Ni ibiki bikenerwa? Ibisabwa mu gusaba serivisi y'ihererekanya ku waguze ikinyabiziga muri cyamunara cyatanzwe na leta. 14, ibisabwa mu gusaba serivisi y'ihererekanya ry'ikinyabiziga cyabonwe binyuze mu byemezo by'inkiko. Ni ukuvuga ngo wari uri kuburana, inkiko gatanga icyemezo cy'uko iriya modoka ikuvaho, ni imodoka ya kampani cyangwa se n'imodoka mwaburanaga, cyangwa se urukiko rutanze yuko iyo modoka ikuvaho. Ese mitasiyo ikorwa ite? Ni ibiki bikenerwa? Uzakurikire Digital Encyclopedic Tech Limited, izakugezaho byinshi, kandi ntukibagirwe gukora subscribe kugira ngo dushyizeho icyigisho kijye cyita kikugeraho ako kanya. Ibisabwa mu gusaba serivisi y'ihererekanwa ry'ikinyabiziga cyabonwe mu buryo bw'izungura. Ababyeyi barapfuye, byanashoboka ko hari umubyeyi wanyuma upfuye, papa wawe yarapfuye, imodoka isigarana na mama wawe, none mama wawe nawe arapfuye. Ese iyo modoka yakwandikwa kuri wowe gute, kandi ni ibiki usabwa? Kurikira Digital Encyclopedic Tech Limited, izakwereka inzira wacamo zose. Mwibutsa yuko iki gitabo tugitangira makeya, ugiye kuri website yacu ya insightech.netlif.app, iki gitabo uhita ubona download yacyo. Ikigisho cya 16 kiravuga ngo guhagarikisha ubusabe bwo guhererekanya ikinyabiziga. Hari igihe biba ngombwa yuko uhagarikisha, nabyo tuzabyiga. Ikigisho cya 17 kizakivuga ngo kumenyekanisha umusoro ku nyungu w'ibinyabiziga. Bano bashaka kumenya kudekarara imisoro ku nyungu y'ibinyabiziga, uzakurikira iki kigisho cya 17 uzabisobanukirwa. Ikigisho cya 18 kiravuga ngo avance y'umusoro ku nyungu utangwa buri gihembwe. Murabizi yuko umusoro ku nyungu utangwa ku bihembwe. Ikigisho cya 19 kiravuga ngo ibihano byo gutinda kumenyekanisha umusoro. Ikigisho cya 23 kizakivuga ngo ishyura umusoro ku nyungu w'ibinyabiziga. Ubwo tuzajya muri systeme tukwereke ngo ni buryo ki bishyura.
24 izindi serivisi z'ibinyabiziga. 25 gusaba guhindura sashe y'ikinyabiziga, naho tuzabirebaho. 26 gusaba gukura ikinyabiziga mu muhanda by'igihe gito, motor vehicle suspension, tuzayibireba nayo. 27 gusaba guhagarika burundu sashe y'ikinyabiziga, no kuvuga ngo urashaka ko ikinyabiziga cyawe kibagirana kikavaho. 28 gusaba gusubiza ikinyabiziga mu muhanda, wari waragihagaritse by'igihe gitoya urashaka kugisubiza mu muhanda, bigenda bite, ubisaba hehe, bisabwa gute? 29 gusaba guhindura plaque za ITCD, CMD, UN mu buryo bwa plaque zisanzwe, no kuvuga ngo urashaka yuko mujya mubona izi modoka zifite plaque itangirwa n'izi nyuguti, so urashaka rero ko ziba muri plaque zisanzwe, ziriya ziba zitangirwa na R. Ese byagenda bite? Urasabwa iki? Kurikira iki cyigisho cya 29 uzamenya uburyo bikorwa. Cyigisho cya 30 tuziga plaque zisanzwe. Tuzinjira no muri rura turebe ibintu byerekeranye n'ama autorisation, turebe uruhushya rw'imodoka zikodeshwa, turebe uburyo ubona uruhushya rwa moto, ibyo bita autorisation ku bamotari, turebe uruhushya rwa tagisi voiture, tuzareba uruhushya rwo gutwara abantu kuri moto, tuzareba uruhushya rwo gutwara abarimu n'abanyeshuri, uruhushya rw'ibigo bitwara ibintu, tuzareba uruhushya rwo gutwara ibintu, tuzareba uruhushya rwo kwigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Ushaka gushinga ishuri ni ibiki usabwa? Ushaka gushinga ishuri ryo kwigisha amategeko y'umuhanda, mwumvishe yuko bazajya banatanga certificate, iyo certificate ikaba ari ujyana ku kizame, mwumvishe ko bagiye kuzajya biga amezi angahe? 6. Aricyo bita fleet management license. Ese urashaka kujya ugenzura, gukora ikigo kigenzura amakamyo, amamodoka, amakamyo, ukamenya, ni ukuvuga ngo umuntu afite kampani y'amakamyo, ukaba ushaka kumugenzurira uburyo ayo makamyo abashoferi aho bageze ukoresheje GPS, mujya mubona uburyo move ikora, kuri uburyo move ikora, kumenya aho umuntu akaguhamagara ati ndahangaho, ukaza ukamugeraho. Iki cyangombwa ugikeneye rero nacyo tuzakwereka uburyo gikora. Tuzinjira no mu irembo turebe uburyo basaba kopi y'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, kwishyura contravention, gusimbuza uruhushya rwa burundu, gukosoza uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, guhabwa uruhushya watsindiye amanota y'ikizame cyo gutwara ibinyabiziga, ndetse tuzakomeza na gahunda yo gukoresha isuzuma rya tekinike ku nshuro ya 2. Gayo ngoko ni ibyigisho 72. Bibyigisho ntibizagucike kuko bizaba ari ibyigisho byiza cyane. Nkubwira ngo bizaba ari ibyigisho byiza cyane. Iki gitabo cyangwa se ibi byigisho birareba umuntu wese utunze imodoka ushaka kuyigura, birareba umumotari, birareba umushoferi. Ushatse iki gitabo wakibika muri telefone yawe, ukajya unyuzamo amaso, ariko nibizakubuze gukurikirana tutorials zacu kugira ngo uko dushyizeho icyigisho ujye ucyumva. Tuzagenda dukora ibyigisho by'iminota mikeya ku buryo bitazajya bikugora kucyumva. Mwari muri kumwe rero na Horike. Ejo mu gitondo ni icyigisho cya mbere. Bye bye. Welcome to the Professional Rwanda Tax Series.